abenshi mwagiye mumumenya bitandukanye, ariko ni umugabo wakoze amateka akomeye cyane hano mu Rwanda mu rugamba rwo kubohora igihugu mu mwaka wa 1994. Yitwa General GEN.KABAREBE, niwe tugiye kugarukaho amateka ye yose tuyanyuremo turebe uko yabayeho. Ese General GEN.KABAREBE ni muntu ki? General GEN.KABAREBE byagenze bite ngo yisange mu gisirikare? Yavutse mu mwaka w'1959. uyu mugabo yarangije amashuri yisumbuye asanga mu mwaka w'1979. amashuri ye yose yewe na kaminuza yabyize mu gihugu cya Uganda. General GEN.KABAREBE yagiye arwana intambara nyinshi zitandukanye, harimo nk'itazibagirana yarwanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyo yarwanye mu rugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. iyo yarwanye muri Uganda. Afite amateka aremereye, amateka manini cyane, amateka navuga ko abantu benshi bakomeje kugenda bayamenya, mukomeje kugenda mumwumva avuga cyane mu itangazamakuru. ubu ngubu akaba yaramaze gushyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Nyemera rero tugaruke ku mateka y'uyu mugabo n'icyatumye yinjira mu gisirikare, dore ko mu bwana bwe yumvaga atakwinjira mu gisirikare. Tumenye uko byagenze gute ngo General GEN.KABAREBE yisanga yageze mu gisirikare, dore ko atigeze agikunda mu bwana bwe habe na gatoya. Akenshi hari igihe tugira intego zo kuzaba abantu runaka, we mu ntego ziwe ntago yigeze agira intego zo kuba umusirikare. Byagenze gute ngo abo umusirikare kuri uru rwego aba ari naho asaziye, no kuvuga ngo ikiruhuko cy'izabukuru abagifashe ari mu gisirikare? Iyi ni Star Galaxy TV, nge nitwa Kebris Umugwaneza, mbahaye ikaze. General GEN.KABAREBE aheruka guhabwa ikiruhuko cy'izabukuru, anatanga ubutumwa bukomeye ku banyarwanda agira ati buriya igisirikare ukivamo ntago kikuvamo. uyu mugabo yigeze gutanga message yatunguye benshi, avuga ukuntu iyo urugamba rwaje icyo waba uri cyo cyose ugomba guhangana. Reka mbareka mu mwumve gatoya message yatanze ahangaha, hanyuma tugaruke gatoya n'ubundi tuvuga kuri aya mateka yiwe. Twebwe igisirikare cyacu aho gitandukaniye na cya gisirikare cyaremwe n'abakoloni, igisirikare cyacu ntabwo twitandukanye cyane n'abaturage, kuko abaturage ni ababyeyi bacu, abashiki bacu, n'abakuru bacu, n'abarumuna bacu, nibo tubamo. Ikidutandukanya ni umwuga, ni umwambaro. Ikindi, ibikoresho bya gisirikare twarabidimisifiye. ubundi umusirikare yabaga mu kigo, waba uri umusivili wahaca nka ka Kigali, warungurukayo gusa kureba mu kigo gusa ugakubitwa kurebayo gusa, cyangwa wahura n'umusirikare gusa ukamureba akagukubita kubera ko wamurebye. bari barigeze igitangaza kubera abakoloni, ababiligi, abazungu bakarokora ibitangaza bakabashyira muri ka militeri bakabamo bakifungirana, noneho bakajya babeshya n'abaturage ngo babatera inshinge ngo z'amaraso y'intare kugira ngo bakare. ubukare bwahise nta gukara ni ukubana n'abaturage, mugakora umuganda hamwe, mukubaka amashuri, amavuriro, mugahinga imihanda hamwe, niko gukara. naho gukara ko kujya muri ka militeri ukaba nk'igikoko ukazavumbuka mukora kudeta, nta gukara kurimo. igisirikare rero twaracyoroheje, nibyo nababwiraga ngo iyo ideologically uri clear, iyo ideology yawe weze cyane, nk'akariya gatambaro k'abamasera bagomba kuba beza cyane, buriya uba uri muzima, nta mvune uba ufite. So rero ntabwo igisirikare cyacu ni igisirikare cy'abaturage, kandi tuzi ko twemera ko imbaraga za mbere z'igihugu ni abaturage bacyo, ni abaturage. ubu igihugu cy'u Rwanda gitewe, ntibatangaze gitewe, mwese mu cyumweru kimwe mwaba mwatrenize, mwese mufite imbunda, mwese
mwese nta wasigara n'aba bamaseri bose twabacunga kuko igihugu kigomba kubaho no mu mateka y'u Rwanda. Umva, no mu mateka y'u Rwanda, u Rwanda abakoroni barusanze ari u Rwanda kubera ko abanyarwanda bose barurengeraga. Nta muntu n'umwe udafite inshingano yo kurengera igihugu cye. Nta kibazo rero. Olivier, niba igisirikare kiga Bibiliya, abasirikare cyangwa aba bakristo, none se abasirikare bava he? Bava he? None se ubu Jane kwari umusaveri naza mu gisirikare yarangije biomedical training ye, ntazaba akiri umukristo? Hari icyamubuza? Nta cyamubuza. None se niyo dushyingura abasirikare turabasengera, tuba muri Kanombe, se mu kigo cya Kanombe ntarimo kiliziya? Irahari. Dufite n'abasirikare basenga, dufite na korari ahubwo. Dufite korari mu kigo cya gisirikare Kanombe. Nta kibazo rero, ntabwo bigongana, ntaho bitandukana. Bwa General James Kabarebe ntabwo yigeze akunda igisirikare habe na rimwe. Impamvu yamuteraga kudakunda igisirikare nta yindi, ni ukubera ko imyitwarire y'abasirikare yabonaga bo mu gihugu cya Uganda ntabwo yari imyitwarire myiza, kubera ko umunsi umwe uretse ko banangaga u Rwanda, abanyarwanda urunuka, uvuga ngo abanyarwanda bari batuye hariya mu gihugu cya Uganda, ariko umunsi umwe abasirikare bigeze kumwigiraho kurasa. Ibi byabaye ubwo yari abanyuzeho, akeka ko ngo yari avuye kwishakira amafaranga, ariko yambaye uniform cyangwa se impano y'ishuri, umwenda w'ishuri, bamwigiraho kurasa aho yari abanyuzeho, bamurasa amasasu ariko yose akajya aca ku ruhande. Aya masasu bamurasaga nta na rimwe rigeze rimufata, yose yacaga ku ruhande. Ariko aba basirikare bari kwinywera amabyeri, ari nako bakina amakarita. Ibi byatumye yanga abasirikare urunuka, bikaba nyine aribyo byatumye yanga abasirikare, ubwo yumvaga nyine atajya muri iki gisirikare. Cyakiza ati mu magambo yigeze kuvuga nyine abwira urubyiruko cyangwa se abari baracitse ku icumu ariko b'abanyeshuri babaga muri ARG, ni ikiganiro nyine bakoranye hariya i Rwamagana. Yagize ati abasirikare cyangwa se kujya mu gisirikare ntabwo ari ibintu nakuze nkunda, kubera ko umunsi umwe abasirikare bigeze kunyigiraho kurasa mbanyuzeho. Mu by'ukuri icyo gihe ntabwo bigeze bandasa nyine ngo amasasa mfate kuko yancaga ku ruhande. Narebye mbona niruka bari bungirire nabi, bitamo kwigendera gakeya, kugenda gake, biza kurangira nanabacitse. Bikaba rero ariyo mpamvu yatumye ntakunda igisirikare. Ariko icyabaye naje kwisanga, icyatumye nza kwisanga mu gisirikare, ni ukuvuga ngo ibyo byarabaye biza kurangira, ariko asaga mu mwaka w'1983 naje kwinjira mu gisirikare. Narinde mu gihugu cya Uganda, nkinjiramo ku ruhande rwa Museveni wari waragiye mu ishyamba mu mwaka w'1981, nawe akaba yari mu ishyamba mu rwego rwo guhirika ku butegetsi. Apollo Milton Abote warayoboraga igihugu cya Uganda, ariko utari wishimiwe n'abaturage kubera politiki yakoreshaga mu miyoborere ye. Nyuma gato mbere yuko General James Kabarebe yinjira mu gisirikare, ubwo hari mu mwaka w'1982, abanyarwanda bose bari batuye mu gihugu cya Uganda icyo gihe barirukanwe, ariko famiye ya James Kabarebe nawe yari iri muri abo banyarwanda birukanwe. Icyabaye, barirukanwe ariko bageze ku mupaka w'u Rwanda
bageze ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, hari akagezi nyine bagiyemo, dore ko bari bafite inka nyinshi cyane, baturukanye muri Uganda aho bari batuye inka zirenga 200, ubwo ni mu nkambi, ariko bagera ku mupaka basigaranye inka 60. Urumva ni urugamba nyine rwari rurimo kurwana, baza barwana. So icyabaye rero bo bari aho ngaho ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, rwari urugendo rurerure, bari bari kumwe n'ababyeyi babo, ariko yabonaga ari nk'umwana, ariko byaje guhinduka yisanga mu bo bari bari kumwe ari we mukuru usigaye. Nufango icyabaye, haje kuza akamodoka kari gaturutse ku ruhande rw'u Rwanda kabasanga aho bari baherereye, karababaza uti mukora icyangara. Abaza umwana wari urimo, ese ubundi sha mwahunze iki? Umwana nawe byihuse yavuze ati twahunze abahutu. Wa undi waruje mu modoka yarasetse cyane ati ati ntaho abo mwahunze ntaho mwagisha, ntaho bagiye, n'ubu baracyahari. Tubwo rero u Rwanda ntirubashaka, Uganda ntibashaka, yabirukanye, ubwo bivuze ko n'Imana itabashaka. General James Kabarebe acyumva ibi ngibi yahise agira gutekereza cyane, bihita binamukundisha kuba yajya mu gisirikare akazakora ibyo abandi batakoze. Nicyo cyabaye mu mwaka wakurikiyeho nyine nari nkubwiye hejuru, yasubiye mu gisirikare, yagiye mu gisirikare yinjijwemo na M7. Ubwo nyine byakurikiyeho bakomeza, ubuzima burakomeza, biza kuvamo nyine no kurwanira igihugu cya Uganda, baza no kuba nyine bagera ku ntego yabo, ari nako bahindutse nyine baza no kurwanira ubwigenge bwa bene wabo bari mu Rwanda no kubohora nyine igihugu cy'u Rwanda. Nuko byagenze, aza kwisanga mu gisirikare. Icyo gihe baza mu Rwanda, bagera no ku ntego zabo. Uyu munsi bakaba bahawe ikiruhuko cy'izabukuru. Navuga ko bakoze akazi gakomeye cyane, yari ari kumwe n'abandi basirikare benshi cyane, harimo nyine na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Baza kuba bagera nyine ku ntego yabo. Ubu ngubu u Rwanda rwahozemo ubugome bwinshi cyane, ni igihugu cyiza kiri mu bihugu by'intashyikirwa kuri uyu mugabane dutuye. Ngayo amateka y'uyu mugabo General James Kabarebe. Ayo namwe mu mateka, afite amateka menshi cyane ngiye kuyavugaho hano bwakwira bugacya, ariko ayo namwe mu mateka ngira ngo wabyumvise. Rero andi makuru menshi cyane nandi mateka tuzagera tugarukaho ku bantu batandukanye hano, kugira ngo uzajye uyakurikira. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, hanyuma ukajya ubona ibiganiro byacu buri munsi uko tubishyizeho. Nitwa Caprice Umugwaneza, iyi ni Star Galaxy TV. Mwakoze kubana natwe, ndabashimiye.